Hi friends, ndabashimira mwebwe mwakoze subscribe. Nawe niba ari ubwa mbere ugeze hano ukaba utarakora subscribe, wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zacu. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wagabanyamo disk yawe mibice bitandukanye. Hari uko dufite disk hano nkuko bisanzwe disk si iba ari imwe akenshi. Iyo wifuza rero kuyigabanyamo ibice zikaba nyinshi nakajyaho izindi zitandukanye ku buryo ubasha gustoringa data zawe mu buryo butandukanye, kuko kubika data kuri disk C cyangwa se root biteza ibibazo. Hari igihe ukenera guformat imashini just in case bibayeho ugasanga uruzinze data, kandi si byiza gusavinga data kuri desktop kuko every data ibisavinze anga cyangwa se document cyangwa file ibisavinze kuri disk C. In case uruzinze data ibintu byose nabyo bihita bigendana ni ibi biriho hano byose bihita bigenda. Rero it's not a good idea to save all document kuri desktop. Rero biba byiza iyo ufite disk yindi ku ruhande ugacreatinga disk wenda D and then ugasavinga your document your stuff ku buryo in case ukoze format utaruzinga data zawe. Rero niyo mpamvu ngiye kukabereka ukuntu bagakora. Ni ibintu byoroshye cyane. Uza hano kuri window kano ka sign and then ugaklikaho hano right click ukaza kuri disk management and then disk management kayitiza and then ukahita ko hariho disk zigiye zitandukanye. Tubona ko dufite disk 0 ubwo ni disk 1 ifite gigabyte 500. Ubwo yagabanutse ukabona ifite ino size noya ariko ni gigabyte 500. And then iyo ubonye ifite gigabyte 500 urifuza kuyigabanyamo, izi zigabanyijemo ntabwo ziri kuba displayed hariya kubera ko my window holding the two different operating system. Rero imwe storing the operating system imwe ya Linux, indi storing the window. Rero niyo mpamvu udacanga ngo uhite uyibona, ariko zirahari ziracreatinze. Hanyuma iyo tugiye gukora disk wenda byibuze ifite gigabyte 50, icyo dukora ni iki? Uraza ukaza ngaha kajya nanditse ngo shrink volume, warangiza ukahita ushrinkinga volume niko babyita, sinzi ko iyo string ibaho ariko like ni hari unyura. And then warangiza ukarindira akanya gato, bifata akanya gatoya ihita yihutira processing nyine ikatizana indi interface turata tubibona. And then du choosing a size twifuza ibiri mu megabyte, and then kwigo turata du choosing ama megabyte and then yaza kuyakonverta muri ma gigabyte mu yandi magambo. Hanyuma urabona dufite available ahanga tubona total size ya disk yose ingana gutya. Disk C ifite size ingana gutya, ubwo ni gigabyte 330 na zingaye gutyo n'ibice. And then iziri available cyangwa se zishobora kugabanwamo ni izi ngizi. Ushaka watukanda shrink, ariko ntabwo ari good idea yuko ufata size yose iri hano ngo uyitwara, kuko itisiga zira disk yambaye nta kintu gisigaye, nta mwanya usigaye. Kandi si byiza yuko disk C isigara nta mwanya ifite. Byibuze ikaba ifite disk wenda ifite gigabyte 50 and above, at least 50 ikaba ziri available kuri disk C, ziri free. Kuko iyo disk C yuzuye machine igenda bigira ingaruka ku machine ari ukuntu igenda processing gakeya. Rero hano icyo tugiye gukora ni ukugabanya like size, tukongeraho wenda reka ngire 58 zibe 50. And then icyo bitangora no gukananga kuri string. Nirangiza kubikora indarindira akanya gato nabwo processing irabigiye kuyigabanyamo kabiri. Nimara kuyigabanyamo kabiri, icyo itinkorera ni ukwitimereza like indi interface, and then data choosinga data settinga nuzi izina ryayo, setting n'ibindi bintu nifuza kuyikorera. Urabona ko zino igabanyijemo kabiri, isibone izindi ziribaye unallocated. Izingizi ntabwo still nugaruka ahangaha urasanga nta kintu kirazaho. Urabona ko iracyari yayindi. And then kugira ngo noneho ijyeho ukora icyo bita uraza kuri no disk and then right click ukatuza kuri new sample volume, and then ukatukanda hano next, ukatuza ugachuzinga size kuko ni size tukeneye ino yose, nabo dukeneye ko twara agace turayitwara yose. And then duhitemo letter ni D, and then dukomeze duhitemo like
ahangaha tugeze ni format biba byiza ushize muri NTFS cyangwa se New Technology File System mu magambo arambuye, cyangwa se ugashyira muri exFAT. Iyi ngiyi ntabwo ari sawa, ukoresha NTFS niyo sawa cyane, niyo igezweho muri iyi minsi. And then warangiza ukaza ukandikamo izina rya disk, wenda kanandiko Master cyangwa se reka nyite Byikorere TV ni urugero. Don't forget to subscribe, brothers and sisters. Hanyuma and then ukatukanda next and the next, finish. Itirangira nako yamaze kuba created. Nusubira ahangaha urasanga disk yamaze kuba created. And then ukimara kuyicreatinga, as I told you, ugomba kwita uri movinga zino file zose zina, cyane cyane izi ziba zikipinze data zawe. Kuziremovinga nta kundi, ushobora kuza ugaselectinga gutya and then ugaterura ugatereka ahangaha. Data zawe urazikopiye, uzikuye kuri desktop, ugiye kuzibika kuri disk ucreatinze. Bivuze ngo icyo bigufasha ni iki? In case ubashije kuruzinga data, ubashije kugira ikintu kiba ku mashini yawe bigatuma waformata, data zawe zikomeza kuba safe. Ariko iyo zisavinze kuri no disk, akenshi uraziruzinga. Rero ni byiza ko wabikora